bitandukanye. Ndahera kuri Kidumu Kibido kwa gatanu ni winjije abantu muri weekend. Cyari igitaramo cyiza cyane, igitaramo yizizagamo ibitaramo 100 amaze korera hano iwacu mu Rwanda. Hanyuma ariko Kidumu Kibido yahise anatangaza ko nyuma yo gutaramira hano iwacu mu Rwanda azahita yerekeza mu gihugu cy'u Burundi naho afiteyo ibitaramo. Kwa gatandatu igitaramo cyiza cyane ni igitaramo bisi icyumba cy'amategeko album launch Riderman na Bulldog bakoze amateka yo guhuza abaraperi, ndetse iki gitaramo cyagaragayemo byinshi bitandukanye birimo no gucyubahiro nyakwigendera Jay Polly. Mu by'ukuri bagaragaje ifoto ye ku rubyiniro, hanyuma baririmba indirimbo abantu bakunze za Tough Gang, rimwe mu matsinda akomeye cyane twagize mu muziki. Hanyuma ariko uretse kuba itsinda rya Tough Gang ryarashimishije abantu, Riderman na Bulldog nabo ku rubyiniro bifashishije indirimbo zabo zo hambere bashimisha mu by'ukuri abakunzi ba hip hop. Wari umugoroba wa hip hop, wari umugoroba kwibuka za ngoma za kera n'ubundi twakunze muri hip hop, za ndirimbo zose ziraririmbwa, ibintu bigenda neza mu gitaramo cyabereye kuri Camp Kigali kwa gatandatu. Hanyuma ariko kwa gatanu Israel Mbonyi cyambu yarekoze igitaramo cye cya mbere ahitwa Rugogo Cricket Oval, ni hariya muri Uganda i Kampala. Kwa gatanu nibwo yakoze icyo gitaramo, hanyuma kwa gatandatu araruhuka. Ku cyumweru arongera akora igitaramo ahitwa Mbarara, ni kimwe mu bitaramo byitabiriwe cyane. Ibitaramo bibiri akoze Israel Mbonyi cyambu bisize mu by'ukuri twavuga yuko ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane muri iki gihugu cyacu, umwe mu bakunzwe cyane nanone kandi muri Uganda, ariko kandi yaramaze no kubihamya ubwo yataramiraga muri Kenya Nairobi, aho mu by'ukuri abantu bari menshi cyane. Ku munsi w'ejo rero n'ubundi yitabwe n'abantu benshi mu rugendo yakoze ruva i Kampala yerekeza Mbarara, aherekejwe n'imodoka nyinshi ndetse bizashyizeho ibirango bigaragaza ko Israel Mbonyi cyamba ari mu mujyi. Mu by'ukuri byasaga neza cyane. Yari rero ataramiye hariya i Kampala, cyabaye kimwe mu bitaramo byitabiriwe byo ku rwego rwo hejuru. Nabonye n'abitabiriye barakoresheje ubundi buryo bwiza bwo kwandika amagambo agize indirimbo. Urabona indirimbo za Mbonyi zimwe ziri mu Kinyarwanda, izindi ziri mu Giswahili. Hari uburyo rero abavandimwe hariya bavuze bati reka duprinting dufate tuze kujya turirimbana nawe, bikugaragariza mu by'ukuri igikundiro, bigaragaza igikundiro umuntu aba afite ndetse rwose cyo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma ariko uwitwa Bobi Wine avuga ko yashimishijwe cyane no kuba Eddy Kenzo yarabaye umujyanama wa perezida. Ati biragaragaza ko umuhanzi akomeje guhabwa agaciro mu gihugu cyacu. Ati kandi mu by'ukuri ndamwifuriza akazi keza. Ati n'abandi bahanzi mu birebereho birashoboka ko twakomeza gukora byinshi bitandukanye. Hanyuma mbabwire ko uwitwa Shiba Karungi uherutse gutaramira hano iwacu mu Rwanda afite igitaramo azakora mu kwezi kwa 10. Ni igitaramo azakorera hariya Rugogo Cricket Oval. Akaba rero witwa Sinditsanyu yavuze ko ngo ntabwo yakwitabira igitaramo cye, ati cyerekana buzi ikindi kintu nkora. Ni bamwe mu bahanzi bahangana cyane. Ariko kandi witwa Taylor Swift yateye umugongo Trump, avuga ko ashyigikiye Kamala Harris, avuga ko mu by'ukuri azaba inyuma y'uyu mukandida mu gihe yaba yiyamamarije kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati kandi nzatanga byinshi birimo no gutanga indirimbo zanjye ngo zizakoreshwe mu matora. Hanyuma mbabwire ko yitwa Nicki Minaj yarezwe n'umufana, avuga ko nguyu mugore yangize uburenganzira ndetse ngo akoresha amashusho mu by'ukuri y'ubusambanyi mu mvugo, mu bihangano no mu bindi bitandukanye. Ubu rero Nicki Minaj biravuga ko agomba kuzacibwa $5,000,000 z'amadolari y'Amerika mu gihe yabatsinzwe mu rubanza. Nawe ariko akavuga ati mu by'ukuri nta kintu na kimwe uyu mufana wanjye afite kigaragaza ibi ngibi, ubwo no kuza kureba mu by'ukuri aho byerekeza. Ibindi turabirambura muri Showbiz Today. Murakoze cyane Moses.